Hari igihe kuri iyi si umuntu yahabwaga agaciro mu bandi bitewe n'akazi akora. Icyo cyari igihe akazi kari kagifite agaciro cyane. Gusa byaje guhinduka, umuntu atangira guhabwa agaciro no kubahwa mu bandi kubera ibyo atunze. Nicyo gihe turimo uyu munsi. Hari igihe ubukene bw'igikoresho kwari ukutagira icyo gikoresho habe namba. Uyu munsi ubukene bw'igikoresho ni ukutagira icyo gikoresho kigezweho. Kompanyi nyinshi zikora telefoni zigendanwa nka Apple, Samsung ndetse na Google basohora ubwoko bushya bwa telefoni buri mwaka. Telefoni umuntu yaguze mu mwaka ushize uyu munsi iracyari nzima kandi iracyakora neza. Ushatse wavuga ko ikiri nshya. Ariko benshi mu baziguze uyu munsi ntabwo bazishimiye kubera ko nyuma yaho inganda zasohoye ubundi bwoko bushya bwa telefoni, kandi nabwo barabushaka bitewe n'uko utayifite agaragara mu bandi nk'uwasigaye inyuma, agaragara nk'uwatakaye cyangwa se utagezweho. Ibi ni nako bigenda ku modoka, imyambaro, ibikoresho byo mu nzu. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Uyu munsi buri mujyi wose uzageramo, mu maduka yo ku mihanda uzahabona ibintu bitagira uko bingana biba bicuruzwa. Buri wese ubibonye umubajije yakubwira ko hari icyo ashaka muri ibyo bintu. Ikintu gitangaje kubirebana no kugura ntabwo ari ugukura amafaranga mu mifuko ngo twishyure, ahubwo ni ibibera mu mitwe yacu. Inkuru ya buri kintu tugura ku isoko itangirira mu bitekerezo byacu byo gutekereza umunezero twagira turamutse tuguze icyo kintu dushaka. Aha niho hatangirira inzozi zose turota kubirebana n'ibintu dushaka. Baza umuntu wese uzi utunze imodoka. Hafi buri wese azakubwira ko yifuza indi modoka itari nk'iyo afite, ko iyo ashaka ari nshya kandi igezweho. Aba bantu bose ubona bahoza amaso ku mbuga nkoranyambaga baba bareba ibintu ubwonko bwabo bubabwira ko ari byo bigezweho, ko utabifite rwose aba yaratakaye kandi ko nta gaciro afite muri ubu buzima. Ibintu tugura ndetse n'ibyo dutunze ni igisobanuro cy'abo turi bo mu by'ukuri. Abo turi bo mu by'ukuri bagaragazwa n'ibintu bitandukanye. Hari umuntu usanzwe uri we, ari we bita actual self, hanyuma hakaba na social self. Tugura ibikoresho, imyambaro n'ibindi bintu biba ari inkuru y'umuntu twifuza kuba we, uburyo twifuza ko abandi bantu badufata. Nshuti bakunze mudukurikiye, tugiye kuvuga kuri consumerisme. Uyu ni umuhangayiko w'abantu wo guhora bagura ibintu bibwira ko babikeneye ariko mu by'ukuri atari ko bimeze. Consumerisme ni indwara benshi mu batuye isi barwaye uyu munsi, ariko yazanywe n'ibigo bikomeye by'ubucuruzi. Indwara yo kugura ibintu, indwara yo kwigwizaho ubutunzi. Ibyinshi mu byo ufite ugasanga ntabwo bikeneye. Buri wese muri twe nta kindi arota kitari ukugura. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Mu gihe kinini cy'amateka y'isi, umubare munini cyane w'abari batuye isi babagaho basa naho nta kintu batunze. Yabaga atunze imyenda yambaye ako kanya, nta yindi afite aho atuye. Akaba afite nk'isorori mu rugo, afite isafuriya n'ipanu, rimwe na rimwe ugasanga afite n'umweyo. Akagira bimwe mu bikoresho by'ubuhinzi kandi ubuzima bukagenda neza. Abatuye ibihugu benshi babayeho muri ubu buzima mu gihe cy'ibisekuru. Ibihugu n'ababituye babagaho mu bukene mu buryo buhoraho. Umusaruro mbumbe w'isi yose ntabwo wigeze uzamuka habe na gato mu gihe cy'imyaka myinshi. Ibi byabayeho kugera nibura mu mwaka w'1800. Gusa guhera mu ntangiriro z'ikinyejana cya 18 mu bihugu byo mu Burayi bw'uburengerazuba hari ikintu cyatangiye kubaho. Ubukungu bwatangiye kuzamuka, birumvikana n'imishahara y'abantu itangira kwiyongera. Imiryango yari isanzwe ibaho itagira ifaranga na rimwe yatangiye kujya ijya kugura utuntu tumwe na tumwe two kwishimisha ndetse no kwiyorohereza ubuzima, aho kugura ibyo bakeneye ngo bashobore kubaho byonyine. Abantu ugasanga baguze nk'igisokozo cyangwa se indorerwamo. Ibi ni bimwe mu bintu abantu batangiye kugura bikagaragaza ko batangiye kubona amafaranga. Kuba wabaho udafite igisokozo cyangwa se indorerwamo ntabwo byashoboraga kukwica. Cyangwa se umuntu akaba yagura nk'umusego cyangwa se umwambaro wa kabiri w'imbere. Kugura utuntu nk'utu rero nibyo byatangije uruziga rwo kuzamuka k'ubukungu. Uko abantu batangaga amafaranga bagura ibintu nk'ibi, niko ubucuruzi bwakuraga, niko imishahara yazamukaga. Gusa bigeze hagati mu kinyejana cya 18, ababyitegereza batangiye kubona ko barimo kubaho mu gihe cy'impinduka zikomeye zishobora no kubiza ikinyejana. Iki ni igihe abanyamateka bise impinduramatwara ya mbere y'abaguzi, First Consumer Revolution. Mu Bwongereza niho hambere impinduka zagaragaye bwa mbere. Inganda nshya nyinshi kandi nini zaravutse zije gusubiza inyota n'inzara y'ibicuruzwa yari nyinshi mu bantu icyo gihe.
ni inyota y'ibicuruzwa ubundi yari yarahoranywe n'abantu bake babakire cyane. Kuva ubwo mu mijyi yo mu Bwongereza byahise bitangira gushoboka kugura nk'intebe mu iduka, kandi no hafi aho hakaba hari irindi duka naryo rigurisha intebe. Ibi ntabwo ariko byari byarahoze mbere. Washoboraga kugura ivaze mu iduka utagombye gukora ingendo ngo ujye kuyishaka ku mubumbyi. Ukagura isahani n'ibiyiko bikoroheye utagombye kwigira ku mucuzi. Byahise bishoboka kandi kugura ingofero, ipantaro n'ikote bisa n'ibyo wabonye mu kinyamakuru. Amoko y'imyenda n'ingofero byari bimaze ibinyacumi by'imyaka bidahinduka, byahise bitangira guhinduka. Ubundi mbere amapantaro yose yabaga adoze kimwe, ariko kuva icyo gihe hahise hatangira kuza model zitandukanye kandi zigurwa amafaranga atandukanye. Hafi buri mwaka hazaga model nshya y'imyenda. Mu ntangiriro z'imyaka y'1770 hari amoko atandukanye ya perruque cyangwa se wig cyangwa se iriya misatsi y'imikorano abantu bambara nk'ingofero. Iyi ngiyi yarimo amoko menshi ku buryo hari yabaga ari miremire mu bujya hejuru, ku buryo umuntu yambaye kumukora kuri iyo misatsi byasabaga guhagarara ku ntebe. Ibintu byatangiye guhinduka ku muvuduko munini. Buri munsi hakaza ubwoko bushya bw'imyenda, hakaza intebe nshya zibaje mu buryo butandukanye n'ubusanzwe buzwi. Ibikoresho byo mu nzu bigahindagurika kugeza ubwo umwanditsi Dr. Samuel Johnson Riley yibajije niba hagiye no kwaduka uburyo bushya bwo kumanika imfungwa. Wenda bakazana nk'uburyo bushya bwo kuzimanika atari ukuzimanika mu mugozi mu gihe cyo kuzica. Icyo gihe amadini ya Gikristo ntabwo yakunze izi nzaduka. Muri rusange incabwenge zose ntabwo zakunze iyo nkubiri yo gukunda ibintu. Ntabwo bumvaga uburyo niba muba mu rugo muri babiri mugomba kugira amasahani 3. Nayiki ko mukeneye abiri yonyine. Ntabwo bumvaga ko umuntu yagira imiguru 2 y'inkweto igihe zose atazambarira rimwe. Abakristo ibi bintu babyise ubwibone, kandi ibi ngibi ni icyaha. Ababyeyi b'Abakristo bigishaga abana babo gufunga amaso cyangwa se kureba hirya igihe cyose banyuze imbere y'amaduka y'inzaduka. Imana ntabwo izigera igirira impuhwe abantu bita cyane ku mitako yo mu nzu zabo kurusha kwita kuri roho zabo, niko bavugaga. Gusa noneho nyuma yaho haje impindura amatwara y'ubwenge. Yaje yigisha abantu umumaro w'ubwibone mu kuzamura ubukungu bw'igihugu n'ubwo abantu ku giti cyabo birumvikana. Aha noneho abantu batangiye kwigishwa ko ubwibone bwinjiza amafaranga menshi, haba mu isanduku ya leta ndetse no mu mifuko y'abantu. Mu mwaka w'1723 umunyabugenge w'i Londres witwaga Bernard Mandeville yasohoye inyandiko y'ubukungu yise The Fable of the Bees. Ni inyandiko yavuguruzaga inyigisho z'amadini zari zimaze ibinyejana ndetse n'inyigisho z'abafite imyitwarire yo kwigengesera zavugaga ko kwigwizaho ibintu ari icyaha ndetse ko ari n'ubupfapfa. Iyi nyandiko yo yavugaga ko igituma igihugu gikira, kigatekana, kikagira impuhwe kandi kigatanga atari ikintu kinini mu by'ukuri. Yavugaga ko igituma igihugu kiba igihangange mu bukungu no mu zindi nzego ari uko abaturage b'icyo gihugu bagura cyane ibintu byinshi ku masoko kandi bakabikora mu rwego rwo kwishimisha. Yabyise friperie. Yavugaga ko ari byo bikiza igihugu. Kugura imyenda myinshi niyo udakeneye, ingofero nyinshi, za bone nyinshi, uturindantoki twinshi, amasahani menshi n'ibindi byinshi bituma ubukungu bw'igihugu buzamuka. Yavugaga ko ibi ngibi ari byo bituma guverinoma ikora iby'insengero zihora zisengera. Guhindura imibereho y'abakene n'abanyantege nke. Mandeville yavuze ko uburyo bwonyine bwo gukora ubukire ari ugukora ku buryo rubanda ikenera kugura ibintu byinshi birimo n'ibitari ngombwa. Birumvikana icyo gihe nta muntu wari ukeneye kurya ice cream kubera ko ntabwo ari ibiryo abantu barya ngo bahage bareke gupfa. Nta muntu wari ukeneye kambambiri kubera ko bambaraga inkweto zifunze. Ariko byari umugisha ku bukungu bw'igihugu kuba abantu bashishikarizwa gushaka ibyo bintu kugera ubwo nabo batangiye gutekereza ko babikeneye. Uko abantu bagura ibintu nk'ibyo ari benshi, umucuruzi yashoboraga kubaka andi maduka, agatanga imisoro, abakozi bagahugurwa, amavuriro kubakwa. Mandeville yagiye kure muri The Fable of the Bees. Ahitishamo Abongereza ati biradusaba guhitamo igihugu gifite abantu bateye imbere mu myumvire, bafite roho nziza rwose ziteye imbere, bafite ubwenge bwinshi kandi bakennye cyane, cyangwa se nanone mugahitamo igihugu gituwe n'abantu babaye abacakara b'iby'agaciro ndetse n'abaguzi babaswe no kugura kandi babakire n'abanyabugugu. Ibi bitekerezo bya Mandeville byahinduye imyumvire y'incabwenge zose zo mu isi y'abavugaga icyongereza icyo gihe. Abanditsi b'ibitabo, abavumbuzi, abanyapolitike n'abandi bose bemeranyije nawe. Gusa ariko
ntabwo habuze bamwe mu bahanga mu mitekerereze barwanyije ibi bintu byo gushishikariza abantu kubaho mu iraha no kwinezeza no kugura akagurwa n'akatagurwa. Umwe mu bahanga babirwanyije cyane ni umufilozofe w'umusuwisi Jean-Jacques Rousseau. Uyu yababajwe cyane n'iyi mpinduramatwara, cyane cyane uburyo yazanye impinduka ku myitwarire n'imitekerereze ya bene wabo bavuka i Geneve. Yatangiye gusaba abantu gusubira ku mibereho yabo ya kera yo kwiyoroshya. Yasabaga ko abantu bakwigira ku mibereho y'abaturage bo mu byaro byo mu bice bya Autriche, Ubufaransa n'Ubutaliyani. Yavugaga ko bamwe mu baturage bo muri Amerika y'Amajyaruguru nko mu bice bya Appenzell cyangwa se muri Missouri aribo babayeho neza. Hano hari abaturage badahangayikishijwe nuko batambaye imyenda igezweho kandi myinshi bahinduranya, kandi nta numwe muri bo wigeze arara adasinziriye ngo nuko adafite umusatsi ugezweho wakorewe mu ruganda wo kugereka ko yameze. Yavugaga ko ngubu ari bwo buzima bwiza. Yagiye kure, asaba ko imipaka ya Geneve yafungwa maze ubutegetsi bugatangira gusaba imisoro iremereye ku bicuruzwa by'iraha no kwinezeza abantu baguraga batabikeneye mu by'ukuri. Yashakaga ko ingufu z'abantu rwose bazisubiza ku bifite agaciro aho kuzimarira mu bintu. Nubwo Jean-Jacques Rousseau atemeranyaga n'ibitekerezo bya Mandeville, ariko ntabwo yigeze agerageza guhakana ishingiro ryabyo. Mu by'ukuri yari amahitamo hagati yo kwijandika mu gukunda ibintu, kugira ubwibone no kurarikira iraha, ugashaka ubukire kandi ukabubona. Aho ni ku ruhande rumwe. Bitihise abantu bagahitamo kuba abantu beza, bashyira mu gaciro, bafata igihe cyo kwitekerezaho, badafite umwanya wo gutekereza ku bintu, ariko bakaba bakene. Icyari w'icyo gihe nuko Jean-Jacques Rousseau yahisemo indangagaciro zo kwiyoroshya no kugira ubwenge kurusha kugira ubutunzi. Izi mpaka zakomeje kwigarurira urwego rw'ubukungu kuva icyo gihe. Twongeye kuzigarukaho mu bitekerezo kuri kapitalisme na komunisme, ubwisanzure bw'isoko rusange no kurengera ibidukikije. Gusa uyu munsi izi mpaka zirasa n'izitagifite agaciro cyane kuri bamwe. Uyu munsi tuvuga ko dushaka kubaho dufite amafaranga yo kugura icyo dushaka n'icyo twifuza cyose, tutirengagije zimwe mu ngaruka zo kuba mu isi ibeshejweho n'igura n'igurisha. Ni ingaruka zirimo kwamamaza ndetse n'ibijyana nabyo byose. Ibyo kurya bitari byiza ku mubiri wacu, ibicuruzwa bibata ababigura cyangwa se ababikoresha n'ibindi. Ibi byose tukabyemera ku kiguzi cyo kuzamuka k'ubukungu ndetse no kwiyongera kw'imirimo, abantu bakava mu bushomeri. Twahisemo ubutunzi imbere y'ubumuntu. Ibintu birebana no kugura byahise bihinduka nk'idini. Abantu bashishikarizwa kugura buri kintu cyose bashoboye kugura. Waba udafite ubushobozi bwo kugura, nawe agaciro kawe kakaba gake mu bandi. Uko niko mu mijyi minini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatangiye kubakwa ibibumbano binini cyane bishishikariza abantu kugura. Ukabona mu mujyi munini hari ikibumbano kinini cya cheeseburger, igisahani kinini cy'ifiriti ziriho ketchup n'ibindi. Hari nk'ikibumbano cyamenyekanye cyane mu mujyi wa Oldenburg mu Budage, aho bubatse ikibumbano gipima metero 12 z'uburebure cya kagatemeri ka ice cream gacuritse. Iyi niyo yabaye intangiriro yo kwisanga mu mijyi izengurutswe n'ibyapa byaka n'ibitaka bitari biyobora abantu inzira banyuramo, ahubwo bigamije gushishikariza abantu kugura. Turi mu isi aho niba udafite ubushobozi bwo kugura, ubwo nawe agaciro kawe ni gake cyane mu bandi, cyangwa se nta nako. Umva isi dusigaye tubamo uyu munsi. Mu mwaka wa 2012 mu kwezi kwa kane, urukiko mu Bushinwa rwaburanishije abantu 5 bakurikiranyweho icyaha cyo kugura impyiko y'umwana w'umusore w'imyaka 17 wari ukeneye amafaranga yo kugura iPhone na iPad. Uyu mwana w'umusore yitwa Xiao Zheng, n'uwo mu ntara ya Hunan. Mu bahamijwe icyaha harimo n'umuganga wabaze uwo mwana akamukuramo impyiko ngo igurishwe. Uwo mwana w'umuhungu yishyuwe amadolari 3500 yashakaga kugura iPhone na iPad. Mu rubanza byemejwe ko umwe muri abo baburanishijwe yishyuye 35,000 by'amadolari kugira ngo iyo mpyiko ikurwe muri uwo mwana w'umuhungu, ariko uwo musore we yishyurwa 3,500. Inkuru zavuzwe icyo gihe ntabwo zavuze uwashyizwemo iyo mpyiko. Ibi bikoresho by'ikoranabuhanga bikorwa n'uruganda rwa Apple bikunzwe cyane n'abajene, kandi byabaye gutyo kuva mu myaka myinshi ishize. Abifite bose ndetse n'abasirimu nibyo bakoresha. Kuri televiziyo no muri za filme nibyo tubona gusa. Ibituma benshi mu bakiri bato batekereza ko kutagira ibyo bikoresho ari ugusigara inyuma, ndetse ko utari mu isi nk'iy'abandi. Ibituma bamwe bemera gutanga bimwe mu bice by'imibiri yabo, ariko bagakoza imitwe y'intoki kuri ibyo bikoresho.
nta hantu na hamwe ku isi ibi bintu byo kugura no kurushanwa ubutunzi byigeze bikora kandi ngo bigire ingaruka nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2021 byabarwaga ko umuntu usanzwe nkanjye nawe bwira abonye nibura publicité cyangwa se ari amatangazo yo kwamamaza amushishikariza kugura ibintu runaka ari hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 10 buri munsi. Izi ni inshuro ebyiri za publicité buri muntu yabonaga mu 2007, zikaba inshuro 12 za publicité abantu babonaga mu myaka y'1970. Uyu munsi tubona publicité aho turi hose, kuri televiziyo, tuzumva kuri radio, tuzibona ku mbuga nkoranyambaga, tuzibona mu binyamakuru, yewe no ku myambaro abantu bambaye, kugera no mu nsengero. Izi nizo gikoresho cya mbere gituma kugura cyangwa se kwigwizaho ibintu bimera nk'idini uyu munsi. Buri kanya tubwirwa ko kugura ibindi, kongera kugura kandi aricyo kintu kizatuma tubaho neza kandi tukagaragara neza mu bandi. Buri munsi ubwirwa ko ibyo ufite bidahagije, ko atari byiza, ko bidatanga umutekano n'umunezero. Uyu munsi nta kintu gisigaye cyoroshye nko kugura. Buri mucuruzi atanga na service zo kukuzanira ibyo waguze aho uri hose. Kumwishyura ntabwo bikigoye kubera ko ntabwo ukeneye gukura amafaranga mu mufuka, ukanda button gusa amafaranga akaba yageze ku mucuruzi. Igihe navuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo mwami wa consumerisme cyangwa se ko ariho uyu muco w'ubusambo n'irari no gushaka kugura buri kintu ufite imizi, dore icyo navugaga. Uyu munsi abana 3.1 bo ku isi yose nibo banyamerika. Ni ukuvuga mu bana bari ku isi yose 3.1 ni abanyamerika, ariko 40% by'ibikinisho byose bikorerwa mu nganda zo ku isi bigurwa n'abanyamerika. Umwana w'umunyamerika ajya gukura yaratunze amagana y'ibikinisho. Bibarwa ko umwana w'umunyamerika ajya kugira imyaka 5 y'amavuko yaratunze nibura ibikinisho 190. Ku myaka 13 abamaze gukoresha ibikinisho 493. Urugo rusanzwe rw'abanyamerika ruba rurimo nibura ibikinisho by'abana 71, kandi buri mwana nibura abashobora kugurirwa cyangwa se guhabwa nk'impano ibikinisho 70 buri mwaka. Nyamara hari ubushakashatsi bwagaragaje ko uwo mwana abashobora gukinisha bike cyane muri ibyo binyacumi by'ibikinisho. Rimwe na rimwe iyo akabije abashobora gukinisha 20 cyangwa munsi yabyo. Aha niho rero ibintu bitangirira. Umwana ukeneye ibikinisho bitageze kuri 20 ariko akagurirwa ibigera mu magana, akura yumva ko agomba gutunga ibintu byinshi mu buzima byiganjemo ibyo adakeneye. Akura yumva ko atatunga inkweto 3 ngo bikunde, aba agomba kugira imiguro y'inkweto yuzuye icyumba. Igihangayikishije nuko ibi byose bidatinda kuzura ingarani. 44% by'abanyamerika bahindura telefoni buri myaka 2. Bivuze ko abanyamerika 44% uyu munsi batagitunze telefoni bari bafite mu myaka 2 ishize. Bose ntabwo ari uko bagurisha izo bari bafite. Zimwe muri zo zirunze mu tubati twabo, izindi ziri mu ngarani. Buri munyamerika usanzwe abatunze telefoni zirenze imwe. Natwe ubwacu abenshi muri twe dutunze izirenze imwe. Rero nta gitangaza kiri mu kuba aba baturage bo mu gihugu cya Coca-Cola batunga telefoni zirenze imwe. Ni ibisanzwe ko buri rugo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruba rutunze ibikoresho birenze kimwe by'ikoranabuhanga. Ubushakashatsi bwa Pew Research Center bwo mu 2023 bwagaragaje ko 90% by'abanyamerika bafite telefoni imwe yagenewe gukoreshwa mu internet byonyine, iyindi ikaba yaragenewe itumanaho. Mu 2010 abanyamerika bajugunye telefoni zigendanwa miliyoni 150. Tukiraho muri Amerika kandi mu mwaka wa 1930 umugore usanzwe w'umunyamerikakazi yabaga afite imyambaro 9 yonyine mu kabati ke. Uyu munsi umugore usanzwe w'umunyamerika aba afite imyambaro 30, umwe buri munsi. Mu kuvuga umugore usanzwe hano ni ukuvuga ko nta wajya munsi y'uyu mubare. Nyamara kandi ubwo wumva 20% by'iyi myenda iri mu kabati k'uwo mugore niyo yambara mu buryo buhoraho. Hari 80% afata nk'idahari. Bibarwa ko 30% by'ibiryo bizima bishobora kuribwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijya mu ngarani. Mu by'abantu bahaha 70% nibyo barya byonyine, ibindi bakabimena. Ibi bimenwa biba byatwaye miliyari 161 z'amadolari buri mwaka. Ibiryo byonyine bigize 21% by'ibishingwe byose byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inzu isanzwe yo guturamo kuri buri munyamerika yikubye 3 mu bunini kuva mu 1950. Ibi bivuze ko inzu buri munyamerika aba mu uyu munsi ari nini inshuro 3 ugereranije niyo sekuru yabagamo mu 1950. Buri nzu y'umunyamerika irimo nibura ibintu 300,000. Nta muntu ukeneye ibikoresho 300,000 kugira ngo abeho.
Abanyamerika bakoresha miliyari 24 z'amadolari buri mwaka mu kubika ibintu byabo badakoresha buri munsi. Benshi muri bo baba bafite ibintu batabona aho babika mu nzu zabo, bagahitamo kubikodeshereza stock. Aha niho hagendereza miliyari 24 z'amadolari buri mwaka. Gusa ariko Abanyamerika baranatanga. Raporo yitwa World Giving Index y'umwaka 2015 igaragaza uko abantu batanga ibyo bafite babiha abakene, igaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo gihugu cya kabiri ku isi mu gutanga. Abanyamerika ni aba kabiri mu gutanga ubufasha nyuma ya Myanmar. Muri uwo mwaka nibura 76% by'Abanyamerika buri umwe muri bo yagize umuntu atazi aho ubufasha. Uko gukunda gutunga ibintu byinshi kw'Abanyamerika bigomba kuba bifitanye isano na kamere yabo yo gukunda ibintu binini. Inzu zabo ziba ari nini, imodoka zabo zikaba nini, nabo ubwabo niba nini. Habarwa ko 42% by'Abanyamerika bafite umubyibuho ukabije. Ni umubare uteye inkeke kuko mu bindi bihugu bikize ku rwego rujya kwegera Amerika nko ku mugabane w'Uburayi ntabwo abaturage bafite umubyibuho ukabije bingana uko. Bari ku kigero kiri hagati ya 13 na 20% bitewe n'igihugu. Ibihugu nk'Ubutaliyani, Ubuholandi n'Ubufaransa biragerageza. Ikigo gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, CDC, kigaragaza ko indwara y'umubyibuho ukabije ari imwe mu zihendesha Amerika kubera ko buri mwaka ibijyanye no kwivuza iyo ndwara bitwara miliyari 200 z'amadolari ku mwaka. Muri Amerika ikintu cyitwa amaguriro agezweho cyangwa se za supermarché ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi cyubashywe. Ni nka za boutique zo muri quartier dutuyemo mu Rwanda cyangwa se twa dusoko tw'umugoroba ku dusantre twiwacu. Izi supermarché zo muri Amerika uzisangamo ibicuruzwa byinshi bishashagirana bitewe n'utubati cyangwa se firigo zisa neza baba babibitsemo. Ni ahantu uzasanga byinshi mu biribwa byanyuze mu nganda, bimwe byongerewemo isukari, amavuta cyangwa se umunyu kugira ngo ubirya bimuryohere ntahagarike. Ni ihuriro ry'uruvange rw'ibinyobwa cyane cyane bidasindisha nka Fanta byuzuyemo isukari n'ibindi. Firigo zo muri aya maguriro cyangwa se aya supermarché ni ububiko bw'ibinyobwa n'ibiribwa ngo bitangirika. Inyama zikomeye kubera ubukonje zishobora kumara amezi n'ibindi biribwa. Ku mateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga hirwaho amatangazo ashishikariza abaturage kugura ibyo biribwa n'ibyo binyobwa byakorewe mu nganda. Nibura 60% by'intungamubiri Umunyamerika akenera zituruka mu biribwa n'ibinyobwa byanyuze mu nganda. Mu Burayi ho ntabwo akenshi ariko bimeze. Haracyari umuco wo kumva ko ibyo kurya byiza ari ibyatetswe mu nkono bitabanje kunyura mu nganda ngo byongererwe imyaka yo kubaho. Nko mu Bufaransa n'abajya guhaha bakunda guhaha mu masoko yo hafi aho ngaho kandi bagakunda guhaha buri munsi aho guhaha byinshi bazabika igihe kirekire kubera ko bavuga ko ibyabitswe igihe kinini nta cyanga bigira. Mu Butaliyani imboga n'inyama bitarasaza ni imari kubera ko biri mu muco wabo. Ushaka kubirya agomba kubiteka bitamaze iminsi. Mu bihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi naho ahazwi nko muri Scandinavie, ifi n'umugati uyu witwa pain coupé nabyo birihariye ariko bakabikunda bikiri bishya. No kuvuga bitaratakaza ubuzima. Ibi rero ntabwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigikora. Nta mwanya bafite wo guhaha buri munsi. Icyo bakora ni ukujya muri supermarché akava yaguze ibizamumaza ukwezi. Muri Amerika kandi aho batandukaniye n'Abanyaburayi nuko kurya neza mbere na mbere ari ukurya byinshi. N'amaduka acuruza ibiryo arabishishikariza cyane aho babwira abaguzi kuguza ibyikubye kabiri agabanyirizwa. Ibikombe bicuruzwamo za Fanta muri Amerika usanga bikubye kabiri mu bunini bigenzi byabyo bicururizwamo ibinyobwa nk'ibyo mu Burayi. Hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa bukagaragaza ko nibura amafunguro atangwa na restaurant zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaruta ku kigero cya 25% atangirwa muri restaurant zo mu Burayi. Ushobora kumva ibingibi ntacyo bitwaye ariko bikuririza umuco wo kuryagagura no kurya byinshi. Ikiremwa muntu kiremye mu buryo akazi kose ugihaye kiba cyifuza kukarangiza. Niba umuhaye ibyo kurya birenze iby'ubusanzwe yaryaga ntabwo ari kenshi azabigusubiza ahubwo ashobora kubirira icyo ngo utamunyuzamo ijisho. Uko bikora kenshi umubiri ugera aho ngaho ukabigira akamenyero, igifu kikamera nk'aho cyagutse. Nyamara imbere niko biba birimo kongera ibinure n'ibindi bidakenewe mu mubiri. Ikindi gituma Abanyamerika n'Abanyaburayi batandukana cyane, bamwe bakaba bugarijwe n'umubyibuho ukabije abandi bikaba biringaniye, n'uburyo bakoresha mu ngendo. Ibikorwa remezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
byubatse mu buryo bushishikariza abantu kugenda mu modoka. Ahantu hose bakora ku buryo ushobora kuhagera uri mu modoka. Umunyamerika ashobora kumara umunsi wose nta minota 5 amaze ahagaze kubera ko ava mu rugo yicaye mu modoka, akajya mu kazi, yajya ku ishuri akagenda mu modoka, yajya guhaha akagenda mu modoka, ahantu hose. Ibi ntabwo ariko bimeze ku banyaburayi, kubera ko bo imyubakire y'ibikorwa remezo byabo iborohereza kugira iminota mike bagenda n'amaguru, ariko nabo ubwabo bakabikunda. Bivugwa ko uburebure bw'ahantu abanyaburayi bagenda n'amaguru ku munsi bukubye inshuro 3 ubwo abanyamerika bagenda ku munsi. Nko muri Copenhagen muri Denmark cyangwa se Amsterdam mu Buholandi, igare ni ubuzima muri ibi bihugu. Iyi migi irimo amagare aruta kuri modoka. I Paris inzira za gari ya moshi ntabwo zica rwagati mu baturage, ndetse na za bisi bagendamo bisaba ko zibasiga mu ntera runaka uvuye aho batuye, ku buryo byanze bikunze hatabura ahantu bagenda n'amaguru. Imibare igaragaza ko abantu bugarijwe n'umubyibuho ukabije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biganje mu bakennye cyane, abize amashuri make, abo mu bwoko bufatwa nka banyamuke, kubera ko aribo bakunze kuba ahantu hataboneka amaduka ahagije yo guhahamo ibiribwa bikiva mu mirima, ahubwo bakarwariza ku biribwa biza bisa n'ibitetse, ibizwi nka fast food. Ni ibiryo biba byuzuyemo amavuta, isukari n'ibindi byangiza umubiri iyo bibaye byinshi, kandi ababikora nabo barundamo byinshi kugira ngo ubiriye yumve biryoshye, bityo abirire kubimara. Ibiribwa bikiri bishyashya cyangwa se bikiva mu murima ntabwo ari buri wese ubasha kubyigondera. Inzego zishinzwe ubuhinzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyira ingufu mu korohereza abahinzi ba soya n'ibinyampeke, kandi ibi ngibi nibyo bivamo ibyifashishwa mu nganda zikora za fast food. Niyo mpamvu uzasanga hari aho icupa rya Fanta rihendutse cyane kurusha iry'amazi, kubera ko hari inkunganire nyinshi leta yatanze mu bihingwa bivamo ibyifashishwa muri Fanta. Inzego z'ubuvuzi nazo ni ikindi gitandukanye abanyamerika n'abanyaburayi iyo bigeze ku mubyibuho ukabije. Nko mu Burayi, imiti ifasha abantu kurwanya umubyibuho hakiri kare iraboneka kandi ihendutse. Muri Amerika kubonana na muganga byonyine no kubipangira, ndetse hari benshi iyo bataribwa birinda ikintu cyose cyabajyana kwa muganga kubera ko batapfa kubona ayo bishyura. Ibi ngibi biza byiyongera ku bindi bibazo bituma bahora badatuje, nko gutekereza kuri ejo hazaza bitewe n'ubukungu busaba gukora cyane, amasaha menshi bamara mu kazi, igihe gito cy'ikiruhuko mu mwaka n'ibindi bibatera stress. Mu isomo ry'ubumenyamuntu habamo indwara zishobora guhererekanywa, nubwo atari ko bimeze neza ku bafite umubyibuho ukabije, ariko hari inzobere zimwe na zimwe zerekanye ko umubyeyi ufite umubyibuho ukabije aba ashobora kubyara umwana ufite tumwe mu tunyangingo tw'uwo mubyibuho, cyane cyane udutuma urwungano ngogozi rwe rukora kimwe nk'urw'umubyeyi we. Ibi bivuze ko uko igihugu cyongera umubare w'abafite umubyibuho ukabije, biba binashoboka cyane ko baziyongera mu gihe kiri imbere bitewe n'ababakomokaho. Ubusanzwe umubyibuho ukabije ntabwo ariwo kibazo cyane. Ikibazo ni ingaruka zawo, ari nazo Amerika ihanganye nazo uyu munsi. Izo zirimo indwara z'umutima, diabete, guturika k'udusi tw'ubwonko na kanseri zimwe na zimwe. Nko muri leta zimwe na zimwe muri Amerika hari ubwoba ko mu minsi iri imbere bazabura bajya mu gisirikare kubera kutuzuza ibyangombwa bikenewe, birimo no kuba utabyibushye cyangwa se utarwaye za ndwara zikomoka ku mubyibuho ukabije. Uburayi nabwo nubwo twakunze kubugarukaho nk'intangarugero, nabwo ntabwo ari shyashya. Umubare w'abantu bafite umubyibuho ukabije urimo kwiyongera, nubwo leta zimwe na zimwe zatangiye gufata ingamba. Izo ngamba zirimo kongera umusoro ku bintu birimo isukari, kubuza kwamamaza inganda zikora ibintu bitera umubyibuho ukabije, kongera ireme ry'amafunguro abana bagaburirwa ku mashuri n'ibindi. Muri Amerika ho biragoye kubera ko hanini izo nganda nini zikora ibiribwa byangiza nizo zigira amafaranga yo gushora mu banyapolitike kugira ngo badafata ingamba zishyira hasi ubucuruzi bwabo. Iby'iki cyorezo cy'umubyibuho ukabije kandi bikomeje no kototera ibindi bihugu ku isi. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishami rya Loni rishinzwe abana UNICEF bwakorewe mu bihugu 190 bwagaragaje ko umubyibuho ukabije wazamutse ku kigero cy'9.4% mu bana. Umubyibuho ukabije kandi ugaragara cyane mu bana bari hagati y'imyaka 5 kugera kuri 19, naho umubare w'abana bafite ibiro bike cyane wavuye kuri 13% mu 2000 ugera ku 9.2% mu 2022. Umubyibuho ukabije mu bana ugaragara cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uyu nguyu uri ku kigero cya 21%. Mu bihugu nk'Ububirigi umubare w'abafite ibiro byinshi uri kuri 21%, naho umubare w'abafite umubyibuho ukabije wavuye kuri 6% ugera kuri 7%. Umubare w'abafite ibiro bike ni 2% gusa. Umubyibuho ukabije ushobora gutera ibibazo bikomeye ku buzima,
biri mu muvuduko w'amaraso ukabije bikaviramo abantu urupfu. UNICEF igaragaza ko hatagize igikorwa ubukungu bw'isi bwazagabanuka ku kigero cya miliyari 4 z'amadolari mu 2035. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2024 ku bana 64,000 bafite imyaka 13 kugera kuri 24 bo mu bihugu 170 bwagaragaje ko ibitera umubyibuho ukabije biva kuri 60% by'ibiribwa byamamazwa akenshi byiganjemo amasukari n'amavuta menshi. Umuyobozi wa UNICEF aherutse kuvuga ko ibiribwa bikorerwa mu nganda bigenda byigarurira imitima ya benshi, nyamara ibifite intungamubiri nk'imbuto ndetse n'imboga ari byo bikwiriye guhabwa abana. UNICEF yasabye ibihugu guhagarika gucuruza ibiribwa bitera umubyibuho ukabije mu bigo by'amashuri nk'uko byagaragaye cyane muri Mexique. Ubushakashatsi bwagaragaje ko mu 2050 abantu bakuze bagera kuri 60% ndetse n'abana bato bagera kuri 30% ku isi yose bazaba bafite umubyibuho ukabije. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Naho ubutaha.